Yes, ndabasuje mwese nizera ko mumeze fresh cyane. Nge unyite Jimmy Pro, hano ni muri Level 9 Record nk'ibisanzwe. Gusa hari n'ibindi bintu mbona bidasanzwe, maze imisi mbona ko ari ibintu bidasanzwe muri kuntungura cyane, kandi mukantungura mu buryo bwiza cyane. Reka dufate ingero zimwe nyazi byo maze imisi ndi kwibonera n'amaso yanjye, nkavuga nti ibi bintu kuba ndi kubibona cyangwa se icyo biri kunyereka no ko hari ikindi kintu ngomba gukora. Stay in touch. Reka tubanze duhere kuri Grace the Queen, ni umwe mu bahanzi twakoranye kuva kera. Hari akantu yavuze, turabahamagara tubashira uzika kubera ko nka Jimmy Pro ndagusuhuje. Ndashaka tubanze tumenye ibintu byose Grace the Queen yahuye nabyo mu rugendo rwe rwa muzika. Then Jimmy niwe wankora indirimbo yitwa umukino w'ikaye turaryoha, buriya niyo nahereyeho nkimara gutandukana na Deje. Na Deje agiye gukina filme ngiye nkaguma muri music. Ikarita nakoranye na Kim Kizito na Papi niyo nahereyeho. Jimmy rero Pro wo mu Gatsata niwe wayikoze. So izo haso rero z'umujama wambwiraga ati wenzanire gasede mu rugo n'iki. Jimmy arabizi ko bari baturanye. Wowe turekera uko turi mu rukundo, kuko mu makarita hari ugutsina no gutindwa, ariko ugasanga abantu birengagiza ngo yabwana yatoye yari yanjye ngo yaswata narayigutanze narobye umutima wenda wowe uzaroba ikaro. Niki karita bikino mani umukino w'ikarita uraryoha cyane iyo urabye bwana. Umukino w'ikarita uraryoha cyane iyo urabye bwana. Ese nkora iki baby ko bindenze, urukundo rwanjye nawe rurenze, naba amagambo uyu ni Umutare Gabi. Reka nawe twumve icyo yavuze. Twitwa The Friends. Hari umugabo bita Gitonyanga Jimmy man, Jimmy celebrity man, wajya gukorera za Just Family. Washiragamo Igitonyanga yari jingo. Bamwitaga Gitonyanga bro. Uriya man hari abatipe muri industry. Ubundi Jimmy ntarubwo abakwiye kumbabarira. Umva ko nkigiye man nigire ndyarya se. Abona babaniga kubera life. Unyura hano undi akanyura hano, ariko bro ni abantu badufashe. Jimmy yankoreye nkwegukana man. Jimmy Pro man. Yo Jimmy ndamuzi bro, Jimmy numugome. Mugasyata bro. No Jimmy man. Twajyaga mugasyata. Jimmy akadukorera indirimbo. Umve kera abantu ba producer baga mu muziki bari bameze. Waraza kuri igipeti kidafite iyo kiva niyo kijya, akagukorera indirimbo yakumvisemo impano bro. Ijoro ryagufata akabona uragenda ku rupangu kongera ukagaruka ukaza kwirebeshwa, akavuga ati iki gipeti gifite ibibazo ndati icyo gipeti. Akahita ankubitaga k'icyumba ati jya kuryama uruhuke wacyara jya kuryama bana bro. Maximum respect. So Jimmy man, Jimmy wananze no kumuvuga, ariko navuze ndi Jimmy we nzaza ngende mfukame ibifuka bibwaye ntumva kubwira naratanye ubuzima buratwirukaza agenda tugatana twese, ariko ku mutima ntago nya nibagirwa man umuntu wamaye ibiganza. Ubwo urumva nakubwiraga ko Jimmy aho niwe nahereye sa nkora. Munjera wopo cyane uzamata wanizilo monyoksi mitimo. Indirimbo turayikoze irarangiye, ariko still sinanyuzwa. Finally ndo wayikoze ngo iyo ntabwo nayisize hanze. Producer Jimmy unimba umuzi. Yego Jimmy Producer Pro. Jimmy Pro yego. Umwite Henry aka Zogumana. Reka nawe twumva kandi kantu yavuze. Niwe finally yakoraga production nziza cyane. Nyine ndimo ndakubwira. Sumwe wagiraga ntuze Gitonyanga ukuntu. Ni umuhanga cyane. Kugeza mpuye na Jimmy niwe wakoze indirimbo ya Jay Polly na Eric Mucyo. rimwe kabiri gatatu Eric Mucyo. Yes, komeza babwira ibyo wacu ni Jay Polly umuhamya. Polly Jimmy komeza baye ku ngoma si wacu, right? Twagiye. Come on. Jay Polly na Eric Mucyo mwumve production yayo cyane. Mwumve uwo muntu tuvuze cyane rwose Jimmy Pro.
unuvuga ngo hari versions nk'atandatu ntaragera kwa Jimmy Pro. Ushobora kubibona ukagira ngo no kwitaka cyangwa se no kubivuga ameza, ariko burya nanone hari igihe ibintu bikorwa kandi bigakorwa mu buryo runaka binagutunguye ukumva ni ibintu bishimishije cyane. So ibintu nk'ibi ngibi, ibiganiro nk'ibi ngibi bagiye bakora, abantu bafata umwanya bakibuka icyo tuba twarakoze. Hari comment nyinshi ngenda mbona, hari inbox yaba kuri email, WhatsApp n'iki, abantu bagenda bagira ibyo bamvugaho bijyanye n'akazi narakoze. Ni ibintu bishimisha cyane, ariko ndavuga nti ushobora gusanga ari benshi bashobora kuba bibaza byinshi kuri njyewe. None wibuka ko nazanye na wa mushuti wanjye ucuranga mu yindi studio, ariko nanze product yaho harimo gitari nziza cyane ziwe. None muye na Jimmy ndamubwira dukora ino ndirimba, ariko nituyikora twayikoze wa mugabo adahari, ariko nari mbizi ko buri mwaka agaruka. Mbwira Jimmy tuyikore as a sample, ariko ntabwo tuyisohora, mfite umuntu uzaza kwicurangamo, uwo naza nibwo tuzakora final product y'iyi ndirimbo. Nuko nguko agarutse mu wundi mwaka mbafashe mic mujyanye muri studio kwa Jimmy. It's because ni indirimbo nubashye, yari ifite amateka adasanzwe kuri wowe. Niyo mfata nka iconic song yanjye, niyo nzakora izindi zikamamara zikagera hehe, ariko iyo ngira komeye kuko niyo wowe. Yego, niyo ivuga ibyanjye, niyo yanjye. Ntekereza kuba nakora akantu nakwita ntituganire na Jimmy Pro kugira ngo njye mbabwira ndetse nanasubize bimwe mu bibazo abantu bakunda kwibaza. Hari ibibazo ati umaze igihe kingana gute muri production, hari ibibazo ati nirihe bankoresha muri production kuba ugikora n'uyu munsi wa none. Hari ibibazo byinshi cyane abantu bagenda bambaza, gusubiza buri umwe rero ni nakazi kenshi kandi gakomeye. Niyo mpamvu navuze ntereka ntegure akantu kuzajya nganira namwe, abafana banjye, abafana ba music nyarwanda, abakunzi ba Level 9 Records n'abahanzi muri rusange. Ikibazo cyose wumva wakwifuza kuba ukeneye kuba wambaza, ujye muri comment ugishyiremo, hanyuma tujye tuganira, twungurane n'ibitekerezo. Tuzatuvuga byinshi, abari ubuzima bwa studio, ubuzima bwa producer, cyane cyane Jimmy. Hari n'abahanzi tujye nk'abahanzi bagize icyo bavuga ku byo twagiye dukorana. Ndifuza ko namaze afata igihe cyo kubavugaho buri wese ku giti cye, bitewe nuko muzi nuko twabanye nuko twakoranye. Ariko nanone tuzatugira n'igihe tuvuge kuri muzika yacu muri rusange, uko tubibona hano showbiz nyarwanda ese irahari, ikora gute. Ariko by'umwihariko ni uburyo kuganira nanjye, aho nzajya mvuga ibintu uko mbibona nka Jimmy Pro. Nawe ushobora kuza ufite ubundi buryo waba ubibonamo. Gusa iyi ni introduction, ntekereza ko bizabanogera. Hanyuma kandi niba wifuza kuzabibona ukore subscribe kugira ngo tuzajya ugira ikintu na kimwe ucikwaho. Iyi ni Level 9 Record, turi kumwe muri muzika yacu dukunda, muzika nyarwanda, muzika nyafrika, gakondo nyarwanda, gakondo nyafrika, gakondo fusion. Stay in touch, turi kumwe.